Niba ukunda gukurikira imbuga nkoranyambaga cyane nta kuntu waba utumvise inkuru zikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga za YouTube zivuga ko biro nyobozi nkuru ya ADEPR yegujwe. Ikindi kandi ngo gahunda yari iriho yo gusengera pasitoro muri uku kwezi kwa 12 yahagaritswe. Ese koko izi nkuru ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Reka tubive muzi ni muzingo tugusabe gukurikira ikiganiro cyose uraza gusobanukirwa. Mu kiganiro Pastor Sibomana yakishije ku rubuga rwa YouTube ijwi ry'abahanzi yagize ati: ndagira ngo nshire umucyo ku nkuru ebyiri zikomeje gucicikana ku mbuga zitandukanye. Izi nkuru kandi ziri guca ku bitangazamakuru by'abakristo ndetse bakomeye hano mu itorero rya ADEPR. Inkuru ya mbere iri kuvuga ko ubuyobozi bwa ADEPR bwahagaritswe n'urwego rushinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Indi nkuru ya kabiri ikavuga ko gahunda yari iriho yo gusengera abapasitoro muri uku kwezi kwa 12 bivugwa ko 30% ari abagore, ko iki gikorwa cyo gutanga inshingano kibaye gisubitswe mu gihe kitazwi. Ati yaba ari inkuru mbi habayeho isubikwa ry'igikorwa cyo gusengera abapasitoro cyari giteganyijwe hagati y'itariki 10 na 15 z'ukwa 12, kuko bamwe mu bagomba gusengerwa bamaze gushyira ubutumire bwabo ahagaragara, aho igikorwa giteganyijwe ko kizabera ku biro bikuru by'indembo za ADEPR aho ziherereye hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Naho mu mujyi wa Kigali bikaba bishobora kuzabera ku Gisozi ari Dove Hotel ahazwi nko ku itorero rya Ndora. Ati biri kuvuga hano mu bitangazamakuru ko igikorwa gishobora kuba cyasubitswe, ariko mu by'ukuri nta rwego rubifitiye ububasha. Biro nyobozi nkuru ya ADEPR nta tangazo irashira ahagaragara rimenyesha indembo ko icyo gikorwa gihagaritswe. Ikiriho ni uko umuhango ukomeje. Yakomeje agira ati ariko nanone bishobora guhagarikwa hashingiye kuri ibi bikurikira. Ati niye mpamvu tutakwizera 100% ko iki gikorwa kizabaho. Impamvu abantu bavuga ko iki gikorwa kigomba guhagarikwa hagomba gushingira ku itegeko ry'umuryango wa ADEPR rigena gutoranya cyangwa se kurobanura abakozi. Ati abantu babikurikiranira hafi bavuga ko aya mategeko yamaze kwicwa kuko abarobanuye cyangwa batoranije abakozi birengagije amategeko. Ataha rero niho abantu tuvugira tuti niba ko kumuvugizi umushumba mukuru wa ADEPR nyakubahwa Revera Pastor Ndayizeye Isayi mu byashyizwe kurinda harimo amahame n'amabwiriza ya ADEPR, yagakwiye gusubika iki gikorwa cyo gusengera abapasitoro, noneho akabanza akagenzurwa neza 100% abantu bagiye gusengerwa. Ati dore ibintu bitajyanye n'amahame yo kurobanura cyangwa se guturanya abakozi. Icya mbere mu by'ukuri hari abantu abakozi bafitanye amasano. Ubundi amabwiriza agenga ADEPR avuga ko nta muntu ukwiriye gushyirwa mu nshingano ngo ahabwe imirimo abakorana n'umuntu bafitanye isano. Muri uku kurobanura rero abapasitoro hari amaparuwasi amwe namwe ntavuze, atari ko bibaye ngombwa nanayavuga kuko nayazi, aho nk'umushumba wa paruwasi yashoboraga gutoranya umugore we kugira ngo ahabwe inshingano z'ubupasitoro. Icya kabiri hari umushumba umwe wafashe umuntu amubatiza nijoro, arangije kumubatiza mu gitondo cya kare abyuka ajya kumwerekana umunsi wo kwerekaniraho abapasitoro bashya. Ati rirobanurwa ry'abapasitoro muri paruwasi ryakozwe n'umushumba wa paruwasi gusa. Rero ni nacyo tugarukaho, ADEPR hatabaye amaboko yitabara ADEPR yararangiye. Ati ubundi ADEPR nyayo iba mu bantu bo hasi ntabwo iba hejuru. Kuba rero kuri paruwasi hatari abantu bashobora gufasha umushumba wa paruwasi akaba ari nk'Imana, abandi bose bakaba ari abantu basanzwe bayoboye imidugudu cyangwa amatorero, ariko umushumba wa paruwasi akaba ari ushobora gufata ibyemezo, akaba ari nta bodi iri kuri paruwasi, akaba ari we wenyine ushobora kuryama yabyuka akavuga ati kanaka muhaye itorero n'uyu nguyu reka musengere, akaba yakora raporo akagenda akabwira mushumba w'ururembo ati sengerera aba bantu batatu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi kuri paruwasi habaga icyitwa inama nyobozi, ikaba yarahuzaga abapasitoro n'umuyobozi wa paruwasi. Rero inama y'abapasitoro niyo yarobanuraga abakozi hamwe n'umushumba wa paruwasi. Pastor Sibomana yakomeje agira ati mumbwire ukuntu umuntu umwe wavuye i Nyamasheke akaza i Nyaruguru, cyangwa wavuye i Nyaruguru akaza kuyobora paruwasi Musanze, cyangwa wavuye i Musanze akaza kuyobora Rubavu, ukuntu azajya mu bantu atazi ahantu yaje nawe ari umuhashi akaza kurobanura umuntu. Urumva najya kurobanura pasiteri w'umugore hari ibintu azashingiraho, azahitamo nk'uko Samuel yahisemo Aminadabu n'abandi, ariko Imana ikabanenga. Birazwi ko abashumba ubu tutagisenga ngo wenda Imana duhishurire nk'uko yajya gihishurira abansanze ubwimo n'abandi. Ati mbese abantu bemeza neza badashidikanya ubwo hamurikwaga bagomba gusengerwa. Abakristo baravuze bati aba bo ntabwo ari abapasitoro, ndetse n'abandi bari basanzwe mu nshingano baravuze bati
iki kintu gikwiye kwigwaho neza, aba bantu nta kintu bazungura itorero. Aha niho rero aba bene data bari guhera bavuga bati uko byagenda kose niba Revera Pasiteri Ndayizeye Isaie ari we washizeho aya mabwiriza y'itorero rikwiriye kugenderaho, ntabwo azemera ko aya mabwiriza yicwa gutya, ahubwo iki gikorwa turahamya tudashidikanya ko kizasubikwa, noneho hakabaho ubugenzuzi bw'itorero, hakarebwa koko niba aba bantu bagiye guhabwa inshingano bujuje ibisabwa. Pastor Sibomana yakomeje agira ati ikindi gikomeje kuvugwa rero ngo nuko ubuyobozi bukuru bwa ADEPR bushobora kuba bwegujwe n'urwego rukuru rushinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Ati inkuru ntabwo nakubwira ko ari ukuri kuko urwego rwa RGB rufite abantu baruvugira. Ngira ngo mu minsi ishize yashize hanze itangazo ryo gusezerera ubuyobozi bukuru bw'ikipe ya Rayon Sport, ariko ntabwo kugeza kuri isaha turabona urwandiko rusohowe na RGB ruvuga ko ubuyobozi bukuru bw'itorero rya ADEPR butakarijwe icyizere, hakaba hagiye gushirwaho ubundi. Ati ritangaza abene data bakoresheje mu itangazamakuru ryabo ni ryatangazo ngira ngo ryo mu 2020, aho uriya mugore Oreri ariwe waje gusigara ariwe mushumba w'itorero rya ADEPR mu gihe cy'iminsi 30. Sibomana ati ariko rero umunyarwanda yaravuze ati nta nduru ivugira ubusa ku gasozi. Abasesenguzi n'ababikurikiranira hafi iyo dutoresheje tubona neza ko hatagize igikorwa cyangwa ngo hagire impinduka zibaho, ndabamenyesha ko ubu buyobozi nabwo bushobora gutakarizwa icyizere mu gihe cya bugufi. Aba bagabo bavuze ibi bintu nubwo batifashije itangazo ry'ukuri, ariko nge nabafata nk'abahanuzi ubuyobozi bwa ADEPR bukwiriye kureba bukabona ko ibyo bavuze bishobora kubaho. Ati hari ibintu bigaragaza ko muri ADEPR hashobora kongera kubamo ikintu gikomeye gisa nk'icyabayemo mu myaka yatambutse cyo gusezererwa kwa bamwe mu bayobozi bakuru. Murabyibuka ko witwa Usabyimana Samuel yaje gusezererwa ahagana mu mwaka wa 2013. Tom Rwagasana na Sibomana baza gusezererwa ahagana ngira ngo mu mwaka wa 2017. Karuranga Ephraim nawe aza gusezererwa mu mwaka wa 2020. Ati rero witwa Ndayizeye Isaie nawe acunze nabi muri uyu mwaka mu mpera zawo cyangwa mu mwaka utaha ashobora kuvaho atarangije manda ye. Niba koko abakristo barimo gutaka, abayobozi bagataka, muri make abayobora bakaba batishimye, inzego zose zirimo parapara, ngira ngo birashoboka cyane. Ngayo nguko rero Pastor yakomeje avuga byinshi, ariko iby'ingenzi twifuzaga kumenya nibyo. Ikiganiro cyacu ni nato gisubikiye. Tubashimiye ko mwabanye natwe, tubararikiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Muzehe Yakurinze Empire. Imana ikomeze barinde.